Anje we urasekeje. Ngewe uburaye mbukura ku gisekuru sheri. Demo kuko nanjye nabyaye ndi muto nkuko wabyaye ariko ngewe ndari mfite 15 nk'ibyo byose baba baranjyanye bwa mbere baramfunga mbona none ni soza danje. Ubwo buraya ko nabukoze bikanga nkafata inzira ngewe nkahinduka weho niki wabukuyemo cyatuma udahinduka. Njye nakubwiye ko kano kazi k'uburaya nkora ni igisekuru kiwacu sheri. Wenda narinzi ko wakuyemo nk'inzu cyangwa narinzi ko ni hari ikindi kintu cya danje wakuyemo kuko ngiye nabonye buriya buzima bukomeye. Yes, nkabamaye ikaze abakurikiranye Moze Max Empire abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba. Imbere ya Moze Max Empire nkaba ndi kumwe n'abari babiri bakwita nde? Murakoze nitwa Anje. Vuga cyane bakumve. Nitwa Anje. Ya witwa Anje. Ukaba nawe waje imbere ya kamera ya Moze Max Empire. None Anje niki cyakuzanye imbere ya Moze Max Empire? Murakoze. Nakuri iki kiganiro cy'uno mukobwa. Yego. Hano kuri no channel yanyu. Yego. Numva uko yatangiye. Nuko urugendo rwe rwashojwe. Numva ngize amatsiko yo kuba namuganiriza ngo numve kuko ngiye ibyo bintu yakoze nanjye narabikoze ariko biranga bigeraho biranga nagira ngo nyine duhure tuganire muri make nyine anyuriremo muri make ukuntu yagiye abikora kuko ngiye narabikoze ndabigerageza biranga ubu bari bwose biranga pe rero nagira ngo tuganire numve uko nanjye mba numva ubuzima bw'imihanda ari insazi. Yes, uyu Anje arashaka kumuvungurira kwibanga wakoresheje ujya ngo kujya imihanda. Anje we urasekeje. Ngewe uburaye mbukura ku gisekuru sheri. Rero uburaye atari umuhamagaro wawe wafata biri ugasenga pe kuko ntabwo byaguhira. Nanjye atari igisekuru pe nakabiretse. Njya ku giti cyanjye bibaye bimeze nk'ibyawe byaba byoroshye. Sibyo? Nyine anyway ngenda amafaranga nkayabona sibyo nkiyitaho nkita no ku bana banjye nta nzungira. Sibyo? Nta nzungira nta duka nta nakabari mfite. Ariko nishyura basi umwana wanjye ishuri ryiza. Sibyo? Ariko wowe basi nimba biri kwanga gutyo urumva? Nimba biri kwanga gutyo sheri wanjye. Wowe iki inama nakugira, sibyo? Wowe egura Bibiliya, sibyo? Usenge umuhamagaro wawe uri mu gusenga, sibyo? Niwe uzakuramo urugo ruzima. Ugakuramo umugabo, sibyo? Kuko wowe umuhamagaro wawe ntago uri mu burayi, sibyo? Nta mupfumu njyamo. Urumva? Nta n'imiti ya kinyarwanda nkoresha. Yego. Kandi nawe nabonye ufite agatahe keza, sibyo? Ariko ikintu kitari icyawe sheri wanjye ntabwo kiba ari icyawe, sibyo? Wera mu gisekuru cyawe nta ndayirimo. Ahubwo wowe wabyihizemo, sibyo? Rero wereka kwigira indaya ahubwo wewe gure biri usenge. Nicyo kintu cyagufasha, sibyo? Okay. Nago nabyihinzemo kuko nanjye nabyaye ndi muto nkuko wabyaye ariko ngewe ndari mfite 15. Yego. Mbwiye umugabo yaneye inda arambwira ngo habyaye Bikira Mariya we yabyaye Yesu kuko ngewe ntago ubwo nabyaye nabuze icyo nkora. Nago nzajya gusenga ngo aba umwana wanjye aburare. Rero ubwo nanjye nari navuze kanjye imihanda bakobwa turi inshuti nabo bakora nk'ibyo byose baba baranjyanye bwa mbere baramfunga mbona none ni soza danje. Ndavuga se mvuye muri quartier none naburaraga ngiye kurya ikigori ibi nibi. We none wowe wallahi wowe ndumva uri kadete mu buraya. Wora cyari gardienne sheri. Nase nta kuntu wanjyana nk'ahantu ukorera. Nanjye nkagerageza nkareba ko nashaka gutunga uwo mupeti nyine kuba ubona abagabo nawe b'imihanda urabazi nta nubwo yabyemera niba byaba ari byo. Harya yarakubwiye ngo habyaye Bikira Mariya ngo wabyaye? Yego ngo Yesu ngo abandi bo nukwanjwa. Wallahi wowe nako kajambo warakumvise. Twebwe yagiye nk'umwotsi bitabi wakintu. Oya nawe ukuri. Ahubwo wowe inama nakugira ugira ababyeyi? Ngira mama ariko mama yashatse undi mugabo utari papa.
ubwo rero iyo ngiye kuri uwo mugabo arambwira ngo ntago yaba yarareze ibinyendaro kabiri ngo nanjye nderera ikindi kinyendaro cyanjye, urumva ni amagambo mabi. None se wowe rero nk'inama nakugira nk'umukobwa mugenzi wanjye numva n'imihanda yanze, sibyo? Yego. Wowe genda usenge, sibyo? Yego. Nta hantu umuntu atakorera uburaya wakinuwe, no mu Mana uburaya burashoboka. Ugasenga ukigira umudiyakoni, sibyo? Pasiteri ibiceri batuye mukabigabana, ukaba ubonye igishoreje ukishyura inzu, kuko iyo uri umuyoboke mu rusengero, sibyo? Ntago bakemera, sibyo, umwinjira dini wabo arara hanze, sibyo? Bakuzaba bakwishyurira inzu, sibyo? Baza bakwishyurira inzu. Yego. Na bya biceri bakaba babiguha bikagutungira umwana, naho ntago muhamagaro wawe ari uburaya wallahi, sibyo? Aho ndagukomeje ntabwo naroha nkujyana imihanda, nimba akabari ka mbere wakagiyemo bikanga nuko mba natagiye mu bubari nyine bukomeye. None se wajya mu bubari niho honyine nzi wallahi? None se wajya mu kabari gakomeye nawe ubwawe uri kujugumira, urumva bibaho? Ahubwo n'inzoga zaho ziba zihenze wa ngahibaze. Yes, reka mbabaze, ndumva icyo mwashakaga kuganira. Ese nagize ngo waje kuri kamera za Moze Max Empire uje kumubaza se muri ubwo buraya ko nabukoze bikanga nkafata inzira njyewe nkahinduka, weho niki wabukuyemo cyatuma udahinduka? Ese reka nkwibarize ko Bibiri ivuga ngo ni njye se w'imfubyi n'abapfakazi, no mwumva ko umwanzuro wa nyuma nyine ari ukujya imihanda kugira ngo mubone igitunga abana banyu, cyangwa hari iyindi strategy mwagakoresheje mukabona amafaranga? Rero we ku giti cyawe, sibyo? Uko uba uri kumva ngo ni se ngutunga ngabapfubyi n'abapfakazi, sibyo? Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo uwubuze ubwenge Imana iramurika, sibyo? Ntabwo nzicara ngo ibiryo bituruke mu ijuru byikubite hasi, nta nubwo nzicara ngo amafaranga ave mu ijuru ikubite hasi ngo nishyire nyir'icyondo, sibyo? None se wibwiye ko umuntu ujya gufunguza mu muhanda ari uko nta mayinda aba afite? Aba yifite, ubwo nuko ababona ko ka kazi ariko ashoboye. Nimba narize amashuri 2 yisumbuye, turimo turagendana, nta diplome mfite, sibyo? Kandi noneho n'abarangije kaminuza turimo turagendana, n'abakazi karabuze, sibyo? Ariko wowe wazumbwira iki mba njye imihanda 40 zanjye nkazicyura, umwana wanjye akishyurirwa 180 ku ishuri, nyir'ibyo nkamwishyura, nkaba nta muntu nsaba umufuka ibyo kurya, wazumbwira iki ko wowe waza kumfobereza akazi? We ni gute waza uje kumfobereza akazi? Njye nakubwiye ko kano kazi k'uburaya nkora ni igisekuru cy'iwacu sheri, ni igisekuru, ubwo nawe uzazibona umukiriya uri ready ujye ndangira. None se ni igisekuruza cy'iwanyu nibyo? Ubwo bivuze ngo rero ikintu cyari cyatumye nza kuganira nawe kwa kugira nyine tuganire numve, wenda narinzi ko wakuyemo nk'inzu, cyangwa narinzi ko hari ikindi kintu cya danger wakuyemo, kuko njye nabonye buriya buzima bukomeye. Kandi uno muntu aratubajije ngo ikintu cya mbere ni ugukora uburaya. Buriya iyo wakuze nta mubyeyi ubona, ugakura nta muntu ukubwira ngo mwana wanjye, nta muntu uguhumuriza, ubaho mu buzima bw'ubwigunge bwo kwiheba, kwigira ikihebe, ukumva ko nyine ese ubundi urusengero uzarujyamo wa mungane nta n'igisekuruza cy'iwanyu nk'uko uyu muntu ari kubivuga, wigeze usenga mu muryango wenda ngo abe ari we wakurikije? Rero njye nabonye byanze, maze kubyara mugaba nkatiye gutyo, ubwo aho kuryama ni ikibazo, ni kaga karito, kurya ni ikibazo, wumve ko nagiye no kubyara nta n'umwenda w'umwana gutya ngiye mfiteho umupeti. Rero urumva njye nari gukora iki kindi, nahise njya imihanda, none nayo mba mbona yanze, ubwo nari nzi ko umuntu ajya nko mu bapfumu nanjye ngambwire ndanzajyeho nanjye njye mbona ku biceri by'imihanda. Ikintu nabanza kukubwira cyo umupfumu wa mbere ni Yesu, sibyo? Umupfumu wa mbere ni Yesu. Imana yagutabariye mu kazi ukora, yego ngewe nkora akazi kabi, sibyo? Kadana twemera no kuvuga Imana niko nabivuga, ariko bibuka ko n'umujura avuga ati Imana umfashe ntibamfata uyu munsi, sibyo?
rero ngewe akazi nkora sibyo nanjye nk'uko uri kuvuga uwo mupfumu abantu benshi nanjye nabonaga babona amafaranga nkagenga koko uwo mupfumu bamujyaho ariko burya umupfumu wa mbere ni Yesu sibyo akazi kose iyo ukagiremo umugisha urakora rero nawe ushobora kugenda wenda n'umuntu uri kudukoresha ibiganiro ari kumva ikibazo ufite sibyo n'abari kudukurikirana bari kumva ikibazo ufite ukaba wafata nk'ibihumbi 20 cyangwa 30 urumva ukajya nko kurangura izo nyanya Nyabugogo n'izo ntoryi ukareba ko basi wowe ariho umuhamagaro wawe uri sheri wanjye jya umuhamagaro wanjye ni imihanda n'uburayi yo imbere cyane numva ubwo nzagerageza n'ibyo nabyo mbiyende ukavuga ati wenda uyu muntu nawe ukagenda ukamuganiza n'abadukurikiranye sibyo ntabwo ubuzima bwawe ari iciro ry'imigani ntago ari ukwiheba iyo ikintu cyanze ufata ikindi sibyo ndi kukubwira ngiye umupfumu wanjye ni Imana sibyo bakaguha ibihumbi 30 ukagenda ukarangura izo ntoryi za ntoryi niyo zakungura ibihumbi 2 sibyo ufite imboga wagenda ukagura n'umwana wawe nusu ubugari sibyo ugakora yasosa ubuzima bugakomeza sibyo cya gihumbi sibyo cya gihumbi ubwo ngo uzi ikintu kigufasha cya gihumbi uzi ikintu kigufasha uzaza ukizigama ntuzajye mu nzu ipanitse urumva iyo umuntu aciriritse ahera ku nzu ya make ugafata inzu zirahenze sibyo nubwo zihenze wafata n'inzu ya 20 ya chambrette sibyo bya bihumbi 10 bisigaye ukabijyana hehe mu isoko ry'ina ntago mpazi ukabagenda ukagurira icyangwe umwana wawe sibyo ubuzima buzagenda buzamuka hahandi wawe kwa kundi ubashije no kusa neza sibyo ni uzoshobora Imana no kwagutabara ukabona wa mugabo sibyo ariko wowe kabyara nimba ubona ibintu biri kwanga wihatiriza kuko ushobora guhatiriza ukagira ute ukabona muri bwakazi k'uburayi umuntu gushuka urukundo adafite ibintu byose mba mbona byanze nzi kugiye kungati hari akabari ka danje gafata n'abandi bose wenda ntago ndi kukubwira ububari bwa danje burahari sibyo ariko ububari bwa danje nimba buhari sibyo ese nimba waragiye mu kabari gaciriritse sibyo kazamo abantu nyine bari aho ngaho bakakwanga ntago banyanga ahubwo batanga amafaranga make mba mu nzu y'ibihumbi 30 umwana wanjye yiga ku ntambwe ni 60 ku kwezi bitewe n'amafaranga baba bamaze umugabo n'ibihumbi 3 uwa menshi ni 5 ubwo nazagera ntago babanyanze penda nababona ahubwo nkananirwa nta mafaranga ndabona ndumva ahubwo nawe wamuhamagara w'uburaya disurimo hubwo ari uko wamenyanye n'inshuti ziraho icyambere se aho ufite iki ngo duhereho sibyo n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite icyo duhereho sibyo urumva wowe inama nakugira ikintu cy'akabari karenze gasaba icyangwe sibyo gasaba nyine kuba wiyitayeho ufite igisuko sibyo urumva usa neza urumva wenda nimba tubareka akabari kwinjiramo ari 10,000 bidakosoma sibyo ukaba ufite wenda n'ibihumbi 20 sibyo uri kumva ukagenda ukakenzoga ukanywa urumva kandi apana kuvuga ngo ni mumpe ngo Primus hoya ntago wakizo nzoga zigize ute ziciriritse kuko iyo uri kwaka ikintu giciriritse ni wa mugabaza aciriritse sibyo nkuko ngo kuri gutangisha kuvuga ati ndashaka ka savana urumva savana mu tubari turi aho ngaho unyweramo ibiri kugura ibihumbi 6 ariko muri ako kabari ushaka kujyamo ushaka gusanga iri kugura nk'ibihumbi 8 sibyo ukaza ukaka uturawundi tubiri twa 16 sibyo ugakoresha umureti wabingahe wa 5 turimo turagendana ubwo ngubwo harya wa mugabo azaguha agaciro sibyo bitewe n'ibintu uri kumwe harya uzanywa rikeri uzashaka umugabo ugendera mu modoka ntabwo bishoboka sibyo icyo uri cyo nicyo mugendana yewe nyine nicyo nanjye cyari cyatumye numva twahura yes njyewe mbibariza ese kuri kumwohereza mu kazi nawe ko kujya ngo muri izo mbari za danje ese hari etaje wakuyemo hari imodoka ahubwo ko weho umuhamagaro watangiye utubwira ko ukomoka mu gisekuru cyawe anje we nagashobora gufata Bibiliya akajya gusenga Imana ikamutabara anje siko bimeze
yego yanabara ariko nanone ntago ngewe nzava gusenga ngo umwana wanjye aburare kandi hari aho nakagiye nkazana ibyo 5,000 umwana akarya rero ubwo ngewe mba byaranyobeye muri make. none se wumva abasenga bose ariko inzara ibica? wumva abasenga bose ariko inzara ibica? ngewe niko mbitekereza kuko ntago nigeze mbigerageza aho narimo. Yego. ntabwo urabigerageza? Yego. wari uri mu kazi k'imihanda? Yego. ni naho nabyariye nyine ubuzima ari danje. ariko mugenzi wawe yakubwiye ngo nimba akazi k'imihanda karanze ubura Bibiliya ujye gusenga? Kintu muri make cyatumye nshaka uno mukobwa nyine nakurikiye ibiganiro bye. Yego. Numva byange bikunde ubuzima bwe wenda usibye ko ngewe uwo mama mufite ariko ubundi ntaho butaniye n'ubwanjye. Ndavuga ati wazahura nawe tukaganira wenda nkumva nk'inama yangira ko ngiye gusenga rwose mba numva atari ibyanjye. Yes. ndabona ikirere kiri kugenda gihinduka. tuzakomeza ubutaha ariko mwubure Bibiliya mujye gusenga mw'abakobwa mwe hato mutazashya. Yego. Twisezerera abakurikiye Moze Max Empire bagira icyo batubwira muri comment. Mubasenga ariko apana njye.